uzaba mu isi uyibemo bitandukanye nuko abantu bayibayemo, uyibemo bitandukanye nuko abantu bakuzi, bitewe nuko kubera yuko ufite ibyiringiro muri wewe, ufite ibyiringiro, ufite umurwanyi, ufite kurwanira, ufite ukonesheje isi. Hallelujah. He has overcome the world. Yatsinze isi. Natwe tugomba rero guhagarara nk'abatsinzi. Ariko once God give a person a room, once God bring back Jesus Christ, God started to do something great, and the provision of the God start to manifest from the people. Why? Kubera ko abantu bubasha Imana, kubera ko abantu bumvisha Imana, kubera ko abantu bakiriye Kristo, ibyiringiro by'ubwiza, kubera ko abantu bumvishe kugira neza kw'Imana mu buzima bwabo, hanyuma Imana ibasha gukora byinshi kuri bo. Turashimira Imana duhaye umwanya nk'uyu mwiza ngo twongere tuganire, tubaramutsa tubabwira ngo murakoze bakomeza kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rero Uwiteka Imana ibasha kubagirira neza. Hanyuma uyu munsi rero dushaka kuganira, kandi ijambo turi gusoma uyu munsi turasanga mu gitabo cya Yohana, ni ibice 10, turasoma umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. Yohana 10 umurongo w'9 tugeza ku wa 10. Reka dusome, turasoma mu rurimi rw'Icyongereza, ubwo turongera dusome no ku murongo wa 27. Haravuga ngo, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Icumi haravuga ngo, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundance. Tugiye rero ku murongo wa 27, avuga ngo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I gave them eternal life, and they shall never perish, neither anyone snatch them out of my hand. Turashimira Imana rero duhaye umwanya muri mwese. Avuga ngo, I am the door. Yaravuze ngo ndi umuryango. Yesu arimo avuga, aravuga ngo rero umuntu naca muri njyewe azabona nako azakizwa. Avuga ngo, and we go in and out, azagenda azakizwa kandi azabasha kubona amarisho cyangwa se ubwatsi cyangwa se ikimutunga. Avuga ngo no ku murongo wa 10, umuzurura ntazanwa n'ikindi kiretse kwica, kwiba no kurimbura. Hanyuma arongera ngo, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi si n'ubugingo gusa, naje kugira ngo zibone bwinshi. Umurongo wa 27 kavuga ngo, intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndetse nanjye ijwi ryayo ndazizi. Kavuga ngo, I give them eternal life, nazihaye ubugingo buhoraho, and they shall never perish, ntabwo zizigera zirimbuka kubera ko nazihaye ubugingo buhoraho. Avuga ngo, anyone, aravuga ngo, neither ngo shall anyone snatch them out of my hands, nta n'uwabasha kuzikura mu biganza byanjye. Iri ni ijambo twashatse kuganira muri uno munsi, rivuga ngo hari byinshi ducamo, hari the barriers, imipaka ducamo, hari birgoye ubuzima bwacu. Ariko ndagira nkubwire ngo, whenever it is, whether it is good, whether it is bad, ibyiringiro z'umukristo mu gihe kimeze gutyo, you need to pass through the door of Jesus Christ. Reka nkubwire, Yesu yaravuze ngo ninjye muryango, unyuze muri jewe azakizwa. Ntabwo kunyura muri Kristo bisaba kwanza kwa mbere kwicara uvuge byinshi, utanga amadisikuru akomeye.
fast aravuga ngo ni ukwemera gusa ukaturuka ko Kristo ari umwami ubuzima bwawe, hanyuma Kristo yabara ku umwami ubuzima bwawe, hagahinduka ibintu bigahinduka ku buzima bwawe. Why? Because you have given Jesus Christ a time, you have given him a room, and he will always be with you. Reka nkubwire ibibazo abantu benshi dufite gituma ibyiringiro byacu tubishyira mu bindi, nuko we believe in things that is not God. Twizera mu bintu bitari iby'Imana, twizera mu bintu bidafite garanti. Ariko Yesu aravuga ngo nubwo bimeze bityo, intama zanjye zizi ijwi ryanjye, intama zanjye zizi ibyo nzibwira, niyo nzihamagaye zibasha kunyumva, ndetse ubwanjye nanjye ijwi ryabo ndazizi. Aravuga ngo nazihaye ubugingo buhoraho, ndetse nta n'uwabasha kubakura mu biganza byanjye. So bivuze ngo ibyiringiro byacu mu gihe tubishyize muri Yesu Kristo, kubwiza ukuri, niyo haza imiraba, niyo haza imigozi, niyo haza dhoruba, mugani w'Abaswahili, niyo haza imitingito, niyo haza ibibazo bimeze gute, you have laid a foundation in Jesus Christ. Because once you laid a foundation in Jesus Christ, kubwiza ukuri, nta cyakugora, nta wakukanga, nta n'uwagutera ubwoba. Kubera iki? Ufite Kristo muri wewe, ufite kwizera kwanesheje isi, ufite ubuhungiro muri wewe. Uvuga nkubwire ikibazo abantu benshi dufite, dushakira ubuhungiro, dushakira amahoro mu bantu, dushakira nkubwire. Kandi umuntu afite icyo bita garanti. Umuntu abaho igihe runaka, igihe cyagera agapfa akagenda, cyangwa se umuntu akaba mu gihe runaka, igihe cyagera wa muntu akaba adakomeye, yarakomeye. Ariko once you give Jesus Christ a room, iyo uhaye Kristo umwanya mu buzima bwawe, nkubwiza ukuri, ntabwo uzigera wishuza, ntabwo uzigera wibaza, nta nubwo uzigera uvuga ngo naricujije kuba naragenze gutya. Nkubwire Imana yaravuze ngo nicuze icyatumye ndema isi, bitewe n'iki, cyangwa nicuze icyatumye ndema umuntu. Why? Kubera yuko abantu bari babashe kugomera Imana, abantu bari babashe kuza mu bindi byinshi bitandukanye. Ariko once God give a person a room, once God bring back Jesus Christ, God started to do something great, and the provision of the God start to manifest from the people. Why? Bivuga ko abantu bubasha Imana, kubera ko abantu bumvisha Imana, kubera ko abantu bakiriye Kristo, ibyiringiro by'ubwiza, kubera ko abantu bumvishe kugira neza kw'Imana mu buzima bwabo, hanyuma Imana ibasha gukora byinshi kuri bo. Abwira mu bandi waba uri guca muri byinshi bitandukanye, haba ari byinshi bikugoye, uyu mwanya ndagira ngo dufatanye nanjye, ubwira Imana ngo Mana, I need your presence, I need you to change my life, I need you to just take my life into your hand. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazifashe mu kiganza, nta wabasha kuzinkuramo, no one can snatch them out of my hands, nta wabasha kuva ku biganza byanjye. Once you are praying in that, once you are believing God in that, kubwiza ukuri nta cyabasha gukora mu biganza by'Imana. Ibikugoye, bikuremereye, aho ubuhungiro bwabona ntaho buri, cyangwa se ubona ntaho wapfundapfunda imitwe, nkubwire Kristo arahari, Kristo arahabaye, kugira ngo agutabare, agufashe, agukure muri ako kababaro, agukure muri ibyo bikugoye, bitewe nuko he is a God of hosts. N'Imana iturinda, n'Imana ibana natwe, n'Imana ibasha kudufasha muri byose. Niyo mpamvu bivuga ngo nitwinjira muri we, azabasha kudukiza akaga kari kuza mu isi, ibiri kuza muri no isi mirahinduka. Ariko once we believe in him, reka nkubwire, mu gihe wizeye Kristo, reka nkubwire, uzaba mu isi uyibemo bitandukanye nuko abantu bayibayemo, uyibemo bitandukanye nuko abantu bakuze, bitewe nuko kubera yuko ufite ibyiringiro muri wewe, ufite ibyiringiro, ufite umurwanyi, ufite kurwanira, ufite ukonesheje isi. Hallelujah, he has overcome the world. Yatsinze isi, natwe tugomba rero guhagarara nk'abatsinzi, because we have our mighty Jesus Christ. Imana iduhe umugisha kandi Imana itugirire neza. Hanyuma rero umujura uza kwiba ubuzima bwawe, umujura uza kwiba, kwica, kurimbura ibyawe, nkubwire nta mwanya afite. He has no room, because you have switched on your life in Jesus Christ. You have switched on your life in God of hosts. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane kandi ndazacu nakaruka. Never allow Satan to use your life, but rather
accept God to lead and guide you in Jesus' name. Amen.